Aline Ishimwe ni urugero rw'ibifatika, ni urugero rw'urubyiruko utavuga ko akennye kuko gukena si ikibazo, ahubwo ni urugero rw'urubyiruko ushobora kubona inzira mu bukene akaba yatanga icyizere. Scovia, uru rubyiruko aba Gen Z nk'uko tubivuga nimwe bakesha amakuru umunsi ku wundi mu biganiro, mu myidagaduro ndetse n'amatangazo. Ibi byose ariko kandi birahura n'imbuga nkoranyambaga nazo ziriho abo nakwita self-made journalist kubera citizen journalism. Aha rero nkaba ngira ngo udutandukanyirize umunyamakuru w'umunyamwuga, cyane cyane ko uri n'umuyobozi wa Rwanda Media Commission, udutandukanyiriza umunyamakuru w'umunyamwuga ndetse n'ushobora kubikora kubera ko ari amatera. Hari amakuru abonye, hari ibitekerezo afite, turamutandukanya gute n'umunyamakuru ugomba gutanga amakuru asesenguye? Ndatekereza ko udakwiye kubatandukanya, uze gutandukanya ibyo batangaza. Ndagushimiye Maurice, ndabashimiye bayobozi muri hano, nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nk'uko abivuze, ndi Scovia Mutesi, ndi umuyobozi wa televiziyo yitwa Mama Rwagasabo. Ngira ngo abari hano mwese nta kiruta nyina w'umuntu, iryo shingiro ry'izina ryanjye rero kuba ndi nyina w'u Rwagasabo, mu by'ukuri mwakabimpereye amashyi. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ubu ntimugire ngo ngize amahirwe, nari niteguye ko uyu muvugizi wa guverinoma mushya wungirije ari njye utangira mubaza, ariko ubwo ari utangiye ambaza bishobora kuba bitazoroha muri aka kazi, ariko nzirwanaho kugeza ubwo mubajije ibya nyabyo. Arakoze cyane rero. Ngira ngo ku bijyanye n'itangazamakuru dutandukanye ibyo abantu bavuga, ntabwo dutandukanya abantu ubwabo cyangwa ibyo dutangaza. Umwuga w'itangazamakuru ni umwuga usaba imbaraga z'umubiri, iz'ibitekerezo ndetse n'urukundo. Iyo ibyo bintu byombi muri wowe bitarimo, kuba umunyamakuru mwiza biragora. Impamvu ntanga yo kuvuga ko bisaba urukundo, umutimanama ndetse n'umwanya mwinshi, bisaba ko ukomeza gukurikira amakuru, kuko twebwe ntabwo tuvuga amakuru, dutangaza amakuru. Banyakubahwa muri hano n'abandi badukurikiye, ntacyo mwakoze tubura icyo tuvuga. Rimwe na rimwe tukaza gutera ibuye mu gihuru ngo turebe igihubukamo, tukajya tuvuga ngo biravugwa. Iyo tuvuze ko bivugwa, musohoka rero muvuga ibyo mwarimu mwabitse. Uyu munsi ndi umwe mu bagore bafite televiziyo mu Rwanda, nkaba n'umunyamakuru. Niba hari n'undi uyifite yaba ari umushoramari, ariko genda umunyamakuru wanayishinze, mpa n'akazi bagenzi banjye. Umwuga w'itangazamakuru tuwukora mu byiciro bitatu, ngira ngo abari hano batwigisha itangazamakuru barabizi. Umunyamakuru afite inshingano ya mbere ni ukumenyesha. Urugero, ubu Meteo Rwanda irimo iravuga ko imvura ishobora kuba nyinshi. Iyo Meteo Rwanda yavuze imvura ko iba nyinshi, Minagri iba yaje kugira ngo abahinzi bamenye uko biri bugende. Ibiza nabyo aho turimo turamenyesha igihari kugira ngo abaturage bitegure kumenya uko bahangana n'ibiza cyangwa se no kwirinda amazi yabasenyera. Tugiye ku cyiciro kijyanye no kwigisha. Ikijyanye no kwigisha, niba uyu munsi ejo baratangaga urugero ko Gicumbi, tutibagiwe na Nyabihu kera, ngira ngo na Muhanga irimo, kuba bafite abana bafite igwingira n'imirire mibi biri hejuru. Bishobora kuvugwa mu ijambo rimwe n'umuyobozi, ariko ubwo twebwe nk'abanyamakuru iyo tugeze mu masaha yo kwigisha cyangwa mu biganiro, dusobanura iyo bavuze imirire mibi n'igihe byagenze bite. Ni igihe umwana atabona indyo yuzuye itera imbaraga, ni igihe umwana atarerwa neza kugira ngo akurane ubuzima, najya no ku ishuri yige nk'uko minisitiri yabivugaga yumve. Icyo gihe turimo turigisha umuturage, ariko umuyobozi wavuze yakoresha ijambo rimwe. Twe dukusanya imibare iva muri statistique, tuzana ibyo muganga Dr Sabe Minisita avuga ku bijyanye n'imirire, tuzana ibijyanye n'imibereho myiza, byose tukabihuriza ku ijambo rimwe, ubwo tuba twigisha umuturage. Iyo bigeze rero mu gutuma abantu bidagadura, nabyo tubifite nk'inshingano ya gatatu. Bruce Melody iyo yavuze ko azamuka Ishyorongi, twe turabaza tutabamanuka baracahe, ubwo abantu mukaba murishimye. Ejo bundi kuri stade hari match yari ikomeye y'umunsi w'intwari, aho bafande babiri bari bicaranye, ariko umwe agomba gutsinda undi. Nuko birangira uwa polisi atsinze uw'ingabo, ariko ingabo zikomeza kuduha umutekano na polisi icyarimwe. Ibyo rero iyo turimo tubisobanura abanyamakuru bagenzi banjye, bituma abantu baruhuka, ka kazi kose nabyo bakabyishimira bagafana, nabyo tubifite nk'inshingano. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse n'abayobozi muteraniye hano n'abaturage, ari namwe bakiriye banjye abaturage,
ubundi imbere ubu ngubu umushyikirano mukurikiye kuri mama Rwagasabo, izindi muriho muziveho muze aho ngaho niho tuba tunavuga ibintu neza. Izindi nshingano dufite cyane zikomeye muri ibyo byose twavuze ni umutimanama. Umutimanama ushingiye ku nkuru ifite ikigamije ku muturage, ari naho ngiye gutandukanyiriza imvugo n'ibikorwa ntatandukanya abantu. Umutimanama w'umunyamakuru, ngewe nshobora guca ku ahabaye impanuka, polisi yafunze, impanuka iyo yabaye mwese muzi iyo shusho ukuntu bisa, hari abapfuye n'abakomeretse. Mu by'ukuri nshobora kuvuga ko habaye impanuka iteye ubwoba mbi, dutegereje polisi ko itubwira ifatanyije n'abaganga icyabaye, niba hari ababuze ubuzima cyangwa bakomeretse. Nkabikora ntyo, ndetse nashaka no kwerekana aho imodoka yaguye, nkaba nazanye ishusho irimo igihu, ku buryo umuntu uri burebe ya shusho ataza gukuka umutima. Ubwo uba wakoze inkuru ikura umutima, ntabwo uba wakoze inkuru imenyesha ko habaye impanuka. Ariko ntibagiwe n'igika cya nyuma kivuga ngo impamvu impanuka yabereye aha, hari umuvuduko wari utwaye yari yanyoye ibisindisha, hari ikorosi, mujye musoma ibyapa, ese imodoka ntiyagiye muri control ngo barebe ko ifite feri. Mwamwumvise rero ni Mutesi Scovia ubwo yagarukaga ku bibazo yarabajijwe. Ngira ngo murabizi neza ko Scovia ari umuyobozi w'itangazamakuru cyangwa se wa televiziyo ya mama Rwagasabo. Ubwo yabazwaga ibibazo bigira uti ni gute watandukanya umunyamakuru w'umwuga ndetse n'umunyamakuru usanzwe. Yaje avuga yuko atagomba gutandukanya umunyamakuru w'umwuga ndetse n'umunyamakuru usanzwe, ahubwo yatandukanya ibyo bombi bavuga. Avuga ati umunyamakuru w'umwuga amakuru atangaza niyo natandukanya n'umunyamakuru usanzwe, kandi koko nibyo, ntabwo atandukanya abavuga ahubwo utandukanya ibyo bavuga. Ni ukuvuga ngo ubundi iyo bavuze umunyamakuru w'umwuga, benshi hari abatabizi, benshi hari ababizi igice, hari ababizi ubundi buryo. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze umunyamakuru w'umwuga, ni umunyamakuru ujya gushaka amakuru. Umunyamakuru ujya gushaka amakuru, wenda tuvuge n'urugero, atembereye nko mu karere ka Rubavu, agiye mu gushaka amakuru atandukanye, agiye kureba uko byitwaye, uko byifashe, ndetse n'abamugana bakamubwira uburyo ni wenda n'imibereho, uburyo babayeho, ibibazo bafite. Ni ukuvuga ngo uwo nguwo ni umunyamakuru w'umwuga. Ndetse yanabigarutseho bakavuga ati hari ahantu habereye impanuka, yagiyeyo, yagiye kumenya ngo ese iyo mpanuka yatewe n'iki, ese nyuma y'iyo mpanuka harakurikiraho iki, cyangwa se ni gute iyo mpanuka ishobora kwirindwa n'undi muntu. Umunyamakuru usanzwe we iyo agiye gutangaza amakuru, atangaza amakuru amwe wa wundi w'umwuga yavuze. Ni ukuvuga ngo niba umunyamakuru w'umwuga avuze ngo i Rubavu habereye impanuka runaka, habereye ibikorwa runaka, uwo nguwo ni umunyamakuru w'umwuga, yigereyeyo, yabonye ibyabaye ndetse yabonye n'uburyo byabaye. Aravuga ibyabaye, avuga uburyo byabaye, ndetse n'ibinaba ngombwa anagire n'inama abaturage bitewe n'uburyo yabonye ibyabaye, uburyo byabaye ndetse n'icyabiteye. Hanyuma umunyamakuru usanzwe rero we azagenda muri ya nkuru bavuze ayivugeho, avuga ati biravugwa ko mu karere ka Rubavu, biravugwa ko mu karere ka Musanze, biravugwa ko mu karere ka biravugwa cyane cyane niko bikunze gukoreshwa cyane ku banyamakuru basanzwe. Hanyuma Scovia uko yabivugaga ati natandukanye icyo bavuga ndetse ntago natandukanya ubivuga, ababivuga, kubera yuko ushobora kuba uri umunyamakuru w'umwuga hanyuma nanjye w'umunyamakuru usanzwe nkazagira nkaba uw'umwuga. Urumva rero ntabwo yadutandukanya, ahubwo icyo utandukanya ibyo tuvuga, kubera ko byose ntabwo aba ari bimwe. Nuko nguko rero Scovia yagendaga bisobanura mu magambo menshi meza arambuye, ndetse anasobanurira neza abanyarwanda ngira ngo babyumvise. Kora subscribe, ndaje turebe n'ibindi. Ciao ciao.